Isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na Profete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe. Uyu munsi ntusanzwe, Uwiteka kuntumyeho mu buryo budasanzwe. Ndabwirwa ngo nkubwire ngo amajwi yakujengereje akunaniza ararangiye. Haleluya. Turasoma ijambo dusanga muri Zaburi ya 93:4. Ijambo riravuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ari hejuru abirusha imbaraga. Haleluya. Uyu munsi wakiriye imbaraga z'Imana, imbaraga zivanaho amajwi yose adakomoka ku Mana, imbaraga zivanaho amajwi yose, haleluya, akunaniza, imbaraga zivanaho amajwi yose agucisha agucisha bugufi. Hari imbaraga y'Imana irimo yambara ubuzima bwawe, hari amavuta y'Imana arimo yambara ubuzima bwawe, hari imigozi iri gucika, hari karande zirimo zivaho, hari imivumo irimo ivaho, hari losiya, imbaraga ziragutwikiriye nanone, amavuta arakwambaye nanone. Haleluya. Kwinjira mu rundi rwego biragutwikiriye, kunanizwa n'ibyakunanizaga birarangiye. Uwiteka aravuze ngo akira ubutsinzi, akira imbaraga zidasanzwe. Uyu munsi haguruka usenge, fata iminota nka 20 usenge muri izi mbaraga, uvuge ngo ndagushimye ko aya majwi ananiza, aya majwi acisha bugufi ararangiye, avuye mu buzima bwanjye. Rangurura cyane ngo haleluya, haleluya, haleluya. Imana y'amahoro iri kumwe nawe, ntabwo uzananirwa, ntabwo uzatsindwa. Mwifurije weekend nziza, Imana y'amahoro ikumpera umugisha. Dukomeze tubane buri gitondo ku gicaniro cy'ubuhanuzi. Ndasengeye uyu muntu utajya uhwema gusharingira ijambo ndetse no kuri postinga. Imana igiye kugaragariza abanzi bawe ko iri kumwe nawe, kandi umwuka w'Imana aje ku buzima bwawe. Uko usharinga niko imigisha ikuzaho, niko ubutsinzi bukuzaho. Ndagusabiye ubuhamya n'ubutsinzi bukomeye. Rangurura cyane ngo haleluya. Imana y'amahoro ikumpera umugisha.